Niba warakunze umuhungu cyangwa se umukobwa ukamwimariramo ukaba umwereka ibimenyetso byose ariko ibyo bimenyetso ntagire na kimwe yitaho, ngiye kukubwira uburyo ushobora kubigenza hanyuma uwo mukobwa mukundana cyangwa se uwo musore wakunze ukaba wabasha kuba wamwigarurira ku buryo bworoshye. Ese waba warigeze gukunda umuntu ugashimishwa no kumubona gusa yakuvugisha ukumva muri weho ibyishimo biragusanze? Ese wigeze gukundaho umuntu hanyuma yagusuhuza ukumva wirwanye ibyishimo? Waba warigeze gukunda umuntu ukabura uko bimubwira? Kubwira ibimenyetso bigera muri 3 cyangwa 4 ushobora gukoresha kugira ngo uwo musore muri kumwe cyangwa se umukobwa urukumva wakunze wabuze kubimubwira ibintu ugomba gukora hanyuma ukaba wabasha kumwigarurira ako kanya. Niba ari ubwa mbere uhageze ni kuri UD Empire TV ngo hayi ikaze, urakanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo hatazagira video n'imwe igucika. So rero duhereye ku cyambere, niba warakunze umuntu ukaba wenda mukorana mu kazi kamwe, ikintu cya mbere ugomba gukora tangira ushakishe kuntu umwegereza. Niba muhuye ku munsi wa mbere wenda musuhuze, umubaze uko yiriwe, umubaze uko amakuru, hanyuma ushakishe mu bintu bimwe na bimwe ashobora kuba akunda. Noneho sometime numva wenda ari kuvuga ati nkumbuye iki, ugerageze urebe icyo kintu kuba wakimubonera, bizatuma uyu musore cyangwa se uyu mukobwa agenda akwiyumvamo buhoro buhoro. Icya kabiri ugomba gukora niba warakunze umuntu ukabura uko ubimubwira cyangwa se ukaba umubona gusa ukumva uramwishimiye, tinyuka, tangira utinyuke muri wowe, ugerageze urebe byibuze umwegere. Sometime kubera ko muba mutari mwakamenyerana, umubwire ko mwajya gusangira, nimusangira 1 2 3 uzabanze utekereze ku jambo ndagukunda, kubera ko niba muhuye bwa mbere si ngombwa guhita kubwira uwo muntu kumukunda, ahubwo tangira umwimenyereze, umanze umenye ibyo yanga, umanze umenye n'ibyo akunda. Bizagufasha kumubwira koko niba umukunda cyangwa se kumubwira ko umukunda bikoroheye, cyangwa se we akaba yagutanga bikwibwira bitewe n'ibikorwa na bimwe na bimwe uri kugenda umugaragariza. Ushobora kumubwira ati uyu munsi nkeneye kugira ngo umperekeze ahantu runaka, niba guhaye byibuze iminota 10 cyangwa se iminota 15 yo kuba mwajyana aho hantu, gerageza ugende umubaza amakuru amwe namwe, ibyo akunda ibyo yanga, kugira ngo utazateshuka kuri kimwe muri byo ugasanga bimubereye ikibazo. Icya kabiri ugomba gukora niba wenda hari umuntu wakunze cyangwa se umukobwa umuhungu ukaba warabuze ukuntu wamubwira kandi ukumva yazakubera ubihe byose, gukunda biraryoha kandi na byiza, gerageza umenyane n'inshuti ze. Ushobora gushaka inshuti ye niba warabuze kuntu amakuru ye, kuntu umenye ibyo yanga n'ibyo akunda cyangwa se akunda kuba ari, gerageza ushake inshuti ye hanyuma uyiyegereze ikubwire bimwe na bimwe ushobora kuba utazi ku muntu ushobora kuba wakunze. Nguyu inshuti ye izagufasha kuba wabona uko wegera uwo muntu wakunze. Niba waramukunze si ngombwa kugira ngo uwo muntu nabyita nko guhubuka ngo ugende umubwire ngo ndagukunda ngo ahite abyumva, kubera ko gukunda ni process, ni inzira, bigenda buhoro buhoro. Ahubwo wowe shaka iyo nshuti ye, numara kwishaka uganire nayo iguhe detayire, hanyuma ushobora no kwirekura ukamubwira ati ngiye uriya musore cyangwa se uriya mukobwa namukunze, mu biganireho akubwire niba afite uwo akunda cyangwa se niba hari ibyo yanga cyangwa se ibyo akunda bikubwira. Noneho uzabyibandaho mu kugira ngo uwo musore ubashe kuba wamwigarurira. Nugenda ubikora buhoro buhoro, amasakura ntabwo abekana, nawe azabona yuko umukunda cyangwa se we yifatira, noneho rimwe na rimwe nawe aje gutumira. Niba wabonye nimero ye cyangwa se WhatsApp ye, ko WhatsApp zabaye akateye, gerageza umwandikire mu gitondo, umusuhuze, saa sita umwifurize
isasa nziza, nimugoroba umbwire umugoroba mwiza, ubikore byibuze nk'icyumweru uzaba wabonye igisubizo. Ikindi cya gatanu nasozerezaho, niba wakunze uyu muntu ukaba wumva ko yazakubera ibihe byose, inkingi ya mbere cyangwa se urufatizo rwa mbere, gerageza kumenyana n'ababyeyi b'uyu muntu, kubera ko ababyeyi ubwabo bashobora kuba bakubera inzira yo kuba wagera kuri uyu musore ku buryo bukoroheye. Ukagenda utangira, niba we umubyeyi hari akazi akora, genda acuruza, genda uganire nawe, ushakisha ukuntu wajya guhaha, cyangwa se inzira ahantu akunda guhahira muhahurire, muganire. Kumenya n'umuntu ntabwo ari ikintu kiri aho ngaho, ushobora no kumutwaza akantu ugahita mumenyana, ukamubwira ati njyewe nifuza ko wansura, ugasanga mwese mumenyana. So rero hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, bishyira hasi muri comment, tuzagenda tubabwira ibindi bitandukanye kugira ngo murusheho kuryoherwa n'ibyiza tubagezaho. Rero kanda subscribe ufure inguni nzogera kugira tuzagira ikiganiro cyacyo kigucika, ni iby'agaciro. Reka iyi video tuyirangirize hano, ndabakunda cyane, mugire amahoro y'Imana.